Hello guys, ngwaye ikaze kandi ndagushimiye wese mu gukurikira YouTube channel yacu Online 250. YouTube channel kugezaho ibintu byizewe kandi byoroshye. Guys, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro Online 250, ndagira nkubwire ngo kanda subscribe, like iyo ndakeka wamaze kwikora, ubundi no muri comment wandikemo ijambo ngo ndahari. Ibyo byonyine biba bihagije kugira ngo tubashe kuba twazamuka cyangwa se tubashe kuba twagera ku yindi ntambwe. Tangiye tubikuza kugira ngo ubone ko ino video ufunguye igiye kugufasha cyangwa se igiye kugira ikintu hindura mu buzima bwawe. Guys, ushobora kwishimira gukorera amafaranga menshi ariko kuyabona ugasanga biragoye, ariko aho gukorera amafaranga makeya kuyabona ugasanga byoroshye. Amahitamo na yawe. Niba ushaka amafaranga makeya ariko aza byoroshye, bana nanjye muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Katubikuze vuba then nkwereke uko wakorera ano mafaranga nanjye mbikuje. Uraza hano kuri redeem, numara kuza hano kuri redeem uhakande uhitemo uburyo bwo kubikuza. Ushobora kubukoresha USDT, Binance cyangwa se Bitcoin, ukaza kuri Ethereum cyangwa se Binance Coin. Ngiye nkunda gukoresha Bitcoin, ubwo niho ngiye kubikuza. Ndaza ngande kuri Bitcoin, nimara kuhakanda uri kubona ahangaha habaye icyatsi naho nemere kubikuza. Uri kubona hano hejuru mfite amacoin angana gutya kandi akwereka uko nayakoreye mu buryo bworoshye. Aya macoin rero ngiye kuyabikuzamo idolari rimwe ringana n'icyane, then nimara kurikanda, nimara kuribikuza mite nkwereka uko nawe wakorera ano mafaranga. Uraza hano handitse ngo enter Binance email uyishyiremo, then nimara kuyishyiramo uraza guhita ukanda ngo submit request. Hano handitse ngo submit request. Nimara kuhakanda ndaza guhita nkanda hano kuri confirm. Guys, ubundi ntegereze amafaranga yanjye abashe kuba yangeraho. Ndakanda cross, mite ntegereza hano bibe processing. Amafaranga arahita ngeraho. Nkuko mubibona hari andi menshi nagiye mbikuza yabaye paid, nubwo aya ngaya ari make gusa, izindi history zose barazisibye. Guys, kadutangiye kugira ngo video itaza kuba ndende, nkwereke nawe ko wakorera amafaranga. Link yo kwiyandikisha uraza kuza hano muri comment section, ukanda hano kuri comment, then numara kuhakanda uraza guhita ubona link iri hano ku mwanya wa mbere, uyikandeho udownloading iyo application. Guys, kadutangiye kugira ngo video itaba ndende. Numara kwinstall application urahita uza hano ukande open nk'ibisanzwe. Numara gukora open ntabwo uri buze kujya kuri tab imeze gutya, uraza kubanza gushyiramo email yawe ukoresha. Numara kuyishyiramo urahita ugera kuri tab imeze gutya. Gusa hano hasi haraba hano handitse ngo scratch it, haraba hari akadomo k'umutuku. Uraza kuhakanda, uraza guhita ubona aka box ukande scratch, bahita baguha amacoin yawe ya mbere hano hejuru, ni nka bonus. Mwibutse kuri buze kwinjira kuri link naguhaye muri comment. Then kugira ngo ubone hano macoin cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wakorera mu menshi, nuko uzajya hano handitse ngo play now. Ino application ushobora kuba warayibonye abantu benshi bayivugaho, imaze igihe kinini ikora ndetse kandi nta muntu yigeze yanga kwishyura. Reka kwirukanyira kuri zino application ziri kuza mu minsi vuba, zikora iminsi 3 ugasanga zirafunze. Nyamara hari application zikora igihe kinini zigatinda gufunga cyangwa se nizinafunge kandi zikishyura ku gihe. Nuza hano handitse ngo play now, urahita ugera hano hameze gutyo, urakanda hano handitse ngo continue. Numara gukanda hano handitse ngo continue, yes, uraza gutegereza. Numara gukanda hano handitse ngo continue, uhite ugera kuri dashboard imeze gutya. Ahangaha ikintu tugiye gukora, ino application nkuko nabibabwiye ni ugukina amagame ndetse no kureba no gufungura ama application bisanzwe. Guys, nk'ibisanzwe rero ngiye nsanzwe nkoresha ino application. Wowe uraza ukande kuri play now, iyo game uyestare, then numara kuyestara uzajya uyikina baguhereze amacoin. Ayo macoin ariyo tubikujemo ririya dolari. Numara kuhakanda uragera kuri Play Store westaremo iyo application. Gusa ngiye mfite iziri active hano nestayemo, ngiye kukwereka profile y'amacoin nagiye nkoreramo ndetse nizo game nakini. Ndaza kuri active, nimara gukanda kuri active ndaza guhita nkwereka hano hari amacoin menshi nagiye nkoreramo kandi yagiye angeraho. Nkuko mubibona hano hari application ya Alibaba nakoreyemo amacoin angana n'ibihumbi 4 binyuze mu kureba product zabo gusa. Ushobora gufungura telefone ukayitereka hasi, then ukijira mu kazi kawe. Icyo babara ni iminota wakoresheje Alibaba. Aha hari indi game nakinye ndetse no hejuru nkuko mwabibonye hari izindi game. Ubwo rero iyi ni task ya mbere.
ari nayo yinjiza amacoin mu buryo bworoshye. Iyindi rero task ya kabiri, gusa ku bantu biri buze kugora, urakanda kuri play now, nukanda kuri play now barita bakugeza kuri Play Store, then iyo application uyinstale uje uyikina nk'ibisanzwe. Gusa njyewe video itaza kuba ndende, ndaza kuba mbikora cyangwa se ndaza kubikora atari muri video. Uburyo bwa kabiri ni ubu ngubu bwo gukora ngo app task, hakaba na survey offers. Survey offers nayo irakora, gusa mu Rwanda ikunze kugorana. Rero twebwe turazana kuri app task. Nidukanda kuri app task uri kubona harimo uburyo bwinshi. Ano macoin wabishatse ushobora kurara wujuje amacoin abikuza amadolari 10. Gusa abantu benshi bumva ko application nta gishoro bakazima umwanya, kandi iyo nta gishoro application yiha umwanya. Nkuko mubimenyereye, niba musanzwe mukora online business, iyo ushoye nta mwanya ubiha cyangwa se ntago wirwa uspending igihe cyawe cyane, ariko iyo udashoye baba bakeneye wa mwanya wawe ngo aba ari wo ukubyariramo amafaranga. Hano hari amasurvey menshi yo gukora, cyangwa se hari application nyinshi zo kudownloadinga ukabasha kuba wabona amacoin. Uraza ukande kuri start, numara gukanda kuri start utegereze, ubundi ugendere ku mabwiriza bari buguhe. Nkuko mubibona ahangaha tugeze, noneho hari application nyinshi zo gukora. Ahangaha rero uri kubona iyi ngiyi ifite amacoin 70,736. Aya macoin yakoreye ushobora kuguramo ikintu kizima, ukaguramo product nzima, ndetse ukabasha kuba wakorera amafaranga nk'abandi neza. Guys, uburyo bwa gatatu rero ari nabwo tugiye kureba, ni uburyo bwa hano bwo kwinvitinga abantu, kwinjiza inshuti. Uraza hano, then wamara kuza hano ugakanda ino link hano ukayirya copy, wamara kuyirya copy ukayohereza inshuti yawe. Iyo inshuti yawe yinjire kuri link yawe bamuha bonus, ndetse nawe bakaguha bonus, ndetse mu mafaranga akoreye nawe hari ayo bagenda bagura. Guys, ubu ni uburyo rero tumaze kubona bwo gukoreramo amafaranga. Guys, kugira ngo rero menye niba uri active warebye ino video, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no muyobora wa online 250, kanda subscribe, like yo ndakeka wamaze kwikora, ubundi no muri comment wandikamo ijambo ngo ndahari, kugira ngo tubashe kubona ko igitekerezo cyawe hari cyo cyagize kuri ino video. Guys, kandi abantu bafite ibibazo byo kubikuza amafaranga kuri Binance, nimugire ikibazo, iri dolari mbikuje nirigeraho ndahita mbakorera video y'ukuntu wayakuraho ukayashyira kuri MTN Mobile Money. Iyo video kugira ngo itazagucika, uraza gusabwa gukora subscribe, yikore hakiri kare. Guys, wakoze kuri ino video.